hari ibintu 10 nahishuriwe nagenzuye nakozeho research mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri bufatika mu mibanire y'abashakanye umugore n'umugabo byerekana ko iyo bimeze gutya nk'uko ngiye kubibabwira uwo muntu ni ukuri aba atari urubavu rwawe complex kumva rwose utari proud y'umuntu mwashakanye ukumva ntimwasohokana ukumva ntimwajyana mu birori ukumva nta n'umuntu wamenya ko ari umugabo cyangwa umugore wawe ibyo bintu murabyumva mwakabyaramo habamo kutababarirana Bibiliya iravuga ngo urukundo rugira imbabazi rurababarira rero niba nta rukundo niba umuntu atari fitness yawe atari choice yawe atari urubavu rwawe nta rukundo rurimo ntushobora no kumubabarira yakosheje nongeye kubasuhuza abakunzi bacu bakunzi ba Isanamitima ndabakunda ndabakiriye muri studio za Isanamitima munyemerere aho muri kwisi hose mu mwanya murimo wose duce bugufi twubaha Imana dushime Uwiteka Imana nziza Imana nyiribihe Imana yaremye isi n'ijuru mu izina rya Yesu Kristo nciye bugufi munsi yo kubaho kwawe ndagushimye ngushimiye neza yawe n'ubuntu bwawe tugirira umunsi ku munsi nkugarura icyubahiro Uwiteka Imana ndakwinginze ngo ijambo ryawe ngiye kuvuga uriherekereshe imbaraga zawe kugira ngo rigirire umumaro abaryumva data mwami ribaheshe ineza yawe urakoze kubyumvise kandi ubikoze ni mu izina rya Yesu Kristo amen amen shalom 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 bakunzi bacu ndabasaba abadukurikirana ku isi yose yuko mwajya no kuri mutuba hafi cyane ko muzi icyo mugomba gukora subscribe share izi nyigisho zigere kure hanyuma unakomentinge mwakabyaramo muduhe n'ibitekerezo Imana ibahe umugisha reka rero ku Isanamitima tubane tugere kuri topiki yacu y'uno munsi yego reka wenda mbabwire topiki nyuma dusome ijambo hanyuma dukomeze hari ibintu 10 nahishuriwe nagenzuye nakozeho research mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri bufatika mu mibanire y'abashakanye umugore n'umugabo byerekana ko iyo bimeze gutya nk'uko ngiye kubibabwira uwo muntu ni ukuri aba atari urubavu rwawe ngiye kubibabwira munyemerere tubane mubyumve namwe muzambwira uko mubyumva kandi muzampa ibitekerezo ni ukuri Imana ibahe umugisha reka tubanze dusome ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro ibice 2 duhere ku murongo wa 18 ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka tumuremere umufasha umukwiriye murabyumva ko umuntu atari byiza kaba wenyine babandi bajya bavuga ngo jewe nakwibana jewe ndishoboye si byiza na gato ko umuntu aba wenyine
umurongo wa 21, uwiteka imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu uwiteka imana yakuye muri uwo muntu irihindura umugore imushyira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Imana ishimwe. Haleluya. Umugore yavuye mu mugabo, ibyo ni ibintu ngira ngo nudasoma Bibiliya azi. Noneho ni ukuvuga ngo Imana yakoze operation isinziriza umugabo, ubwo tubyite nk'ikinya uyu munsi. Ngewe wanyuze mu binya ndabizi, iyo bagushinjirije uba umeze nk'uwapfuye wavuye ku isi. Noneho ngo ubuticura arasinzira imukuramo urwo rubavu. Imaze kurumukuramo iruremamo umugore, irangije imuzanira uwo muntu umugabo. Igitangaje, Imana ihamugejeje, ntabwo Imana yigeze itanga briefing nk'uko tubibona mu ijambo ngo imubwire ngo umva rero ngo twagushinjirije wa mugabo we, ngo turakopera, ngo uru n'urubavu twagukuyemo, ngo hanyuma ngo tubigenza gutya. Oya, Imana yaramuzanye, imaze kumurema umugabo ahita abona ko ari fitness ye, ahita abona ko ari uwe. Aravuga ngo aka ni akara ko mu mara yanjye, ni akagufwa ko mu magufwa yanjye, ngo kandi azitwa umugore wanjye kuko akuwe mu mugabo, cyangwa kuko akuwe muri jye. Uwo ni Adamu na Eva. Kugira ngo iyo nkuru abenshi murayizi. Rero umuntu iyo ari uwawe habamo fitness, habamo kumvikana, habamo inshuro nyinshi nubwo atari buri gihe kumva ibintu kimwe, guhuza. Habamo kumisingana, umwe yabura undi, umwe yaba atari kumwe n'undi akumva nta mahoro afite. Habamo gukenera inama ze, waba utaramugisha inama, waba utarabona inama yo kumva iz'abandi zose nizikora, ukumva inama z'inshuti, ukumva inama z'imiryango, ariko ukumva hatabonetse inama y'umugabo cyangwa y'umugore wawe, ntabwo unyuzwe. Kandi ukaba wizeye ko inama kugira rwose iri bugukorere, umva niyo itakora ariko ubu byizeye, kandi burya umuntu bimubera uko abyizeye. Reka twumve ibintu bigera ku 10, ngira ngo ngiye kubyawuturayininga kugira ngo ncunguze uburyo umwete. Icyambere, iyo umuntu atari uwawe uvuga akumva B. Iyo umuntu atari urubavu rwawe, nzajya mbabwiza ukuri kugira ngo mumenye ukuri. Niba munabana ntabwo bivuze gusenya, ariko umenye kubana n'umuntu utari fitness yawe. Bibaho pe, ibyo bintu bibaho. Yego, umuntu iyo atari uwawe, iyo uvuze ikintu yumva ikindi, imyumvire ikananirwa guhura. Umuntu iyo atari uwawe, communication ntikunda, ibiganiro ntibikunda, kuko nyine niba umuntu avuga ukumva B, wese muzaganira gute? Mutari buhuze, biri bube intonganya, biri bube inyuro, biri bube amahane masa. Cya gatatu, umuntu iyo atari uwawe murahararukana. Narabigishije ndababwira nti umuntu mushobora guhuzwa n'irari, amarangamutima yazamutse kubera icyo yagukoreye, cyangwa se kubera ko mwitsiritanye cyane, irari rikazamuka mugahuzwa n'irari. Ariko iyo muhuye mukabana, ryarari rishize, mutangira guharurukana. Umwe akumva haza undi, umwe akumva iyo undi adahari aribwo agira amahoro. Yatekereza no gutaha muri rwa rugo ari usangeyo wa wundi, akumva yajya gushaka aho yirarira. Niyo mpamvu bavuga ngo urugo rubi rurutwa n'ishyamba cyangwa na gereza.
ibi ni ukuri mbabwira. Icya kane, complex, kumva rwose utari proud y'umuntu mwashakanye, ukumva ntimwasohokana, ukumva ntimwajyana mu birori, ukumva nta n'umuntu wamenya ko ari umugabo wawe cyangwa umugore wawe. Ibyo bintu murabyumva mwakabyaramo. Hanyuma iyo umuntu atari uwawe habaho agahimano, kubera bya bindi byose mvuze. Umuntu atangira kuguhima, akaguhima mu mihahire, akaguhima mu bitunguru, akaguhisha imitungo, akaba atagushyira kuri konte ye, akaguhima gusa, akakubuza hasi no hejuru. Uwo muntu ntabwo aba ari uwawe, ntabwo aba ari fitness yawe, ntabwo aba ari urubavu rwawe. Kutubahana, habaho kutubahana. Iyo umuntu rwose atari urubavu rwawe, kumwubaha biragora. Erega nta n'urukundo ruba ruhari. Ibi byose mvuga bikubiyemo urukundo. Mu gihe hatari urukundo rero ibi byose biravuka. Kandi ushaka ko yatamo gukunda umuntu ukavuga uti kangerageze, twarashakanye, twarabyaranye, ngerageze mukunde rwose. Ariko ukumva ntibiza kubera ko si fitness yawe. Yewe, ubwo rero urumva kubaha nabyo ntabyo. Kutababarira, habamo kutababarirana. Bibiliya iravuga ngo urukundo rugira imbabazi, rurababarira. Rero niba nta rukundo, niba umuntu atari fitness yawe, atari choice yawe, atari urubavu rwawe, nta rukundo rurimo, ntushobora no kumubabarira yakosheje. Ahubwo niyo umubabariye urongera ukabigarura, bikaba incyuro, bikaba incyuro, bikaba incyuro. Noneho habaho gucanirana inyuma. Urumva umugabo niba adakunda umugore, mudahuza nta mahoro. Kubera nyine umubiri, kubera iry'umubiri atangira kumva ararikiriye ba ex n'abandi. Atangira gukora comparezo, kukugereranya n'abandi. N'abagore barabikora, ugasanga umwe yatangiye guca undi inyuma, akavuga ati okay, narubatse, sinasenya umugore, sinamudivorsa cyangwa umugabo, kubera ko dufitanye abana, ariko nawe umugore wo mu rugo nzajya njya kurangiriza ibyishimo byanjye ahandi. Kandi uwo muntu atazi ko arimo ajya guhaha nanone umuvumo no kwicukurira imvu. Ibi byose ni ingaruka. Icya 9, kwiyenza no gushaka impamvu. Umuntu utari uwawe gushakaho impamvu pe, akakwiyenzaho kugeza igihe ari bubonera impamvu, kandi umuntu agushatseho impamvu ntiyayibura. Murabyumva ngira ngo. Icya 10 nubwo atari cyo cya nyuma, ariko nicyo nahagarereyeho, hari n'ibindi byinshi nagera no kuri 20. Gusebanya no guhohoterana. Gusebanya no guhohoterana. Gusebanya no guhohoterana. Sorry gato. Urumva umuntu iyo atari urubavu rwawe rwose, ushobora kwikanga muri kwa gushaka impamvu, utangiye kumusebya no mu miryango kugira ngo ushake impamvu.
ukavuga ububi bwe kandi budahari, ukajya unamushinja no hagati y'abantu ibyo atigeze gukora kugira ngo asare, kugira ngo asare ajye kwiyakira divorce cyangwa ayiguhe ariko mutandukane, ukamutorutira. Umuntu ukunda, umuntu urubavu rwawe ntushobora kumukorera toca, ntushobora kumuhemukira kugeza kuri rwa rwego rw'umuhimbira ibyo atakoze adashobora no gukora kugira ngo asare. Ntushobora kumuhohotera kugeza kuri rwa rwego wishe urugo inzara, ukisha n'abana inzara, ukanga n'abo mwabyaranye. Umuntu wawe, urubavu rwawe, ntago bibaho. Ibyo ntago bibaho. Fitness yawe, erega iyo Bibiliya ivuga ngo Imana yasinzirije umugabo imukuramo urubavu, iruremamo umugore, biba bivuze ko ugomba gushaka umuntu muri compatible, mufite byinshi muhuriraho. Ntimushaka guhurira kuri byose birumvikana pe, ntago mwahurira kuri byose, ntago bishoboka kuko ntimuba mwarareranywe, ntimuri n'impanga ntizihurira kuri byose, ariko at least byinshi mukabihuriraho, mukabihuza. Bibiliya iravuga ngo urukundo, urukundo rurihangana, urukundo rugira neza, urukundo rurababarira, urukundo rwihanganira byose. Umuntu wawe, fitness yawe, urubavu rwawe, uba ugomba kumukorera ibyo byose mvuze. Kandi ni feelings. Niba mutarahuje muri fiançailles ugasanga murakora idingana buri munsi, niba mutajya mwumvikana kabiri, niba mutajya museka ngo muvugane neza nibura n'icyumweru gishire, wa musore we, wa nkumi we, wibaza ko nimugera mu rugo aribwo bizatungana. Rero niba ugize umugisha ukumva izi nama za Mama Queen utarashaka, ubigendereho kandi bizagufasha, bizakubera umurunga, bizakubera fondasiyo yo kuzubaka urugo rwiza. Niba rero waramaze kugwa muri trap, ibi bintu byose mvuze ukaba ubyibonaho kandi mwaramaze kubaka, ukaba ubibona ukabona nta kintu wasubiza inyuma, saba Imana urukundo, ukunda uwo muntu mubana, ukunda uwo mugore wawe, ukunda uwo mugabo wawe. Imana itanga urukundo aho rutari. Imana ikora ibitangaza, ikora ibidashoboka. Imana ikunda imiryango. Ni ukuri ntimubone nseka, am serious. Wasaba Imana urukundo, ugakunda uwo mugore wawe uko utigeze umukunda, ugakunda uwo mugabo wawe uko utigeze umukunda. Imana yabaha fitness nshyashya, yabaha guhuza gushyashya, yabaha urukundo rushya. Kuko solution nanone si ugutandukana, si ugusenya umuryango. Ariko iyo umaze kumenya ibuye aho riri ntabwo riba rikisha isuka. Niyo mpamvu nigisha ibi, sinigisha ibi ngo mutandukane, sinigisha ibi ngo mushwane, oya, nigisha ibi kugira ngo mumenye impamvu yabiteye yuko mu gufata choice kwanyu mwagize ubutamenya. Buriya abantu bose bashakana bwa mbere kubera ko baba batazi ibyo bajyamo. Iyo batabonye inyigisho, iyo batabonye inama, ntabwo baba bazi ibyo barimo. Ariko haracyari ibyiringiro yuko Imana yabahindurira amateka mumaze kumenya ukuri. Wenda ntabwo mwari muzi ikibibatera, ariko mu by'ukuri ni icyo. Imana ibagire neza, Imana ibahe umugisha. Ndashoje. Dusenge. Data Uwiteka Imana, ngushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi, ngushimiye ko wabanye natwe
ngushimiye ko uduhaye ubwenge nyakubahwa, abatwumva n'abadukurikirana mwami iri jambo ribabere data fondasiyo yo gutunganya ibyari bidatunganye. Mu mbaraga z'ubutware bwawe turakwizeye muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen amen. Shalom.